ashimwe bakunzi baca bugufi mishoni mbaye ikaze muri kino kiganiro cyacu. Bakunzi bacu hamaze igihe kinini cyane tutaherukanye, ariko nzi neza yuko muri bazima kuko nagiye ndebera hafi abaye bari kuri groupe yacu yo kuri WhatsApp cya bugufi players group. Naragendaga nkurikirana, nta kibazo cyavutse, tubishimira Imana, kandi nanjye nta kibazo cyavutse. Turi gutegura ubundi buryo bwiza muzajya mwumva bino biganiro. Ndazi neza ko rero turi kumwe kandi mukomeza gukurikirana ibiganiro naho haheze igihe kitari gitoya dukumburanye, ariko ndababwira ngo twongeye kubonana kandi turi bazima. Imana yacu reka tuyihe icyubahiro kandi iragikwiriye none n'ibihe byose bigashira. Imana ishimwe cyane. Izina ryanjye rero ni Pastor Christophe uwabakurikiza. Ndagira ngo rero dukomeze kuri bino biganiro byacu. Murazi ko turiho twumva intahe z'abantu Imana yagiye itabara, cyangwa se iby'Imana yakoze mu gihe tumaze umwaka wose. Ariko mbere yuko twinjira aho ngaho, murazi neza ko turimo twiga igitabo cy'abacamanza. Ndagira ngo rero twinjire mu ijambo ry'Imana, hanyuma noneho tuze kujya mu gitabo cy'abacamanza tubavugaho bike kugira ngo tuzakomeze ku munsi wo ku gatatu. Ndi wabishimye kandi abishatse. Imana yacu yabwicyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 58. Turahera ku murongo waho w'icenda ndetse turageza no ku murongo waho wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushonji ugahaza umunyamubabaro, umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka habe amanywa yangu. Imana yacu niyabwe icyubahiro. Iri jambo ry'Imana ni ijambo rigaragaza umuntu wamaze kwakira Yesu, umuntu wamaze guca bugufi, umuntu utakiri umunyedini cyane, ahubwo uba mu idini y'ukuri. Idini y'ukuri ni hahandi usanga umuntu adashimikiye cyane ku idini rye ngo agendere ku migenzo imwe n'imwe, ahubwo akagenda ku cyo Bibiliya ivuga, akagenda ku ijambo ry'Imana rivuga, akagendera ati mbese ijambo ry'Imana rivuga iki. Ariko Yesu, Imana iravuga iti uwo muntu waciye bugufi, uwo muntu ugendera mu mucyo, uwo nguwo natabaza Uwiteka azamutabara, kandi Uwiteka azamubwira ati ndi hano. Umuntu wamaze kwakira Yesu ntabwo agira amacakubiri, ntava ngo jewe ngo sengera aha, jewe mbazwa aha, twe nitwe dusenga gusumba abandi, ahubwo agenda uko ijambo ry'Imana ribivuga kugira ngo atabaza Uwiteka amubwira ati ndi hano. Ikindi kandi umuntu nitwa ko ari umunyedini w'ukuri akwiriye kumenya ko adakwiriye kuvuga nabi, cyangwa se ngo arebe abantu abadukire abifatire mu gahanga babwire nabi, cyangwa yishire hejuru mu buryo bwari bwo bwose. Kandi akwiriye kumenya ko umushonji akwiriye kumwakira, kandi ngo agahaza umunyamibabaro, wa munyamibabaro, umufite agahinda, wa undi ubabaye, wa undi urushe, ukamenya ukuntu mwita ukamugaburira. Harimo abantu benshi cyane usanga mbafite ubundi buryo bwabo bwo kutafasha abantu neza, ariko bitwaje ngo ni abanyedini, ariko ugasanga ari kumena indya ibiryo, ariko ugasanga ari kuta imyambaro, ntashobore kujya n'uwo yahaga huzu cyangwa se umwenda, ariko mundi mwanya ukavuga ngo ni umukristo yakire Yesu. Ariko ibyo ntacyo bimaze, ahubwo nugira neza ngo umucyo wawe uzahera ko ngukuvire, ngo kandi ngo umwijima w'urwijiji rwawe ruzatamuruka habe ku manywa yangu. Nuvuga ngo cya gihuru cyangwa se wa mwiza wa mwishima wari ukubundikiye, wari ukugose,
uwo nguwo uzakuva, kuko wamaze guca bugufi, wamaze kwemera. Burya wa muntu usanga ahagaze ku kidini gusa, bene uwo nguwo usanga akenshi yuzuye umwijima, ugasanga ntabwo asobanukirwa, ntamenya, ahubwo usanga ahagaze ku idini gusa. Hari abantu bajya bitwa ba mihango y'idini, ariko abo ngabo ntibikwiriye yuko umukristo wamenye Yesu Kristo wamaze guca bugufi abakiri ku mihango y'idini, ahubwo akwiriye kuvuga ati Kristo niwe muzima, niwe buye, niwe nguye kubakaho, niwe ushobora kungeza mu bwami bw'Imana, agaca bugufi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Uwo ngo rero niwe ukenewe, niwe muntu uba mu idini y'ukuri, idini itaryarya, idini nyayo, niwo ngo Yesu akeneye, uwo ngo ni Imana ishaka, uwo ngo waciye bugufi, wa wundi wiriza ntafate ibiryo ngo bidepe mu nzu, ahubwo akavuga ngo hari abashonji, hari abakene, nirije kugira ngo umukene abashe gusonzokera mu biganza byanjye, nirije kugira ngo umukene abashe kurya, abashe kwambara. Ibyo ngibyo ukabimenya, akavuga ngo umunsi nirije ni umunsi wo kugaburira n'aba bandi badafite ibyo barya, ategwa no gufungirana ibiryo byawe mu nzu, kugira ngo isahani igera uze kubirya, nyamana n'umushonji witayeho. Bya bindi biragayitse. Imana idutabare kandi tugire neza. Tugarutse mu gice cya kabiri, aho twari turimo tubabwira ko cyangwa se turimo tubabwira ko twarangije cyangwa se twabaye nk'uduhagaze tugeze mu gitabo cy'abacamanza, The Book of Judges. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho niho twari turi. Ni igitabo kivuga ku mateka y'Abisirayeli. Ni igitabo murabizi ko iki gitabo gifite ibice 21 cyangwa se 21 chapter, kikagira imirongo 618, imirongo 618 cyangwa se 618 618 verse. Nicyo niyo mirongo igize kino gitabo, kandi twababwira neza yuko iki gitabo kugira ngo mugire mu kimwe cya kabiri nuko ubugeze kuri chapitre ya 10 ku murongo wawo w'9, aho ngaho washitse ubugeze muri kimwe cya kabiri ni cya kino gitabo. Navuga ko rero igitabo cy'abacamanza igice cya mbere gifite imirongo 36, igice cya kabiri gifite imirongo 23, igice cya gatatu gifite imirongo 31, igice cya kane gifite imirongo 24, igice cya gatanu gifite imirongo 31, igice cya gatandatu gifite imirongo 40, igice cya karindwi gifite imirongo 25, igice cya munani ni imirongo 35, igice cya 9 ni imirongo 57, igice cya 10 gifite imirongo 18, igice cya 11 gifite imirongo 40, igice cya 12 gifite imirongo 15, igice cya 13 gifite imirongo 25, igice cya 14 gifite imirongo 20, igice cya 15 gifite imirongo 20 nacyo, igice cya 13 gifite imirongo 31, igice cya 17 gifite imirongo 13, igice cya 18 gifite imirongo 31, igice cya 19 gifite imirongo 30, igice cya 20 gifite imirongo 48, naho igice gisoza cyangwa se cya nyuma cya 21 gifite imirongo 25. Yose hamwe rero ni imirongo 618 muri chapitre cyangwa se mu bice byaho, mu bice 21. Imana kimwe cyane. Murazi neza ko ubwashize twahagaritse tugeze ku bijyanye n'uburyo ababyeyi ba Samusoni bagize ibonekerwa bagahishurirwa ubwo Uwiteka Imana yari ije, cyangwa se marayika w'Imana yaraje aje kwegera kugira ngo yegereye umudamu kugira ngo uyu mudamu asame inda, kandi inda yagomba gusama yagomba kuzabyaramo umwana w'umuhungu, kandi Uwiteka yari yamubujije kugira ikintu cyose yanywa cyangwa se yakoresha gisindisha, kuko uwo mwana yari yererejwe Uwiteka Imana, yari umunaziri, ntabwo yari umwana usanzwe, yari umuntu weguriwe Imana, yari umuntu
muzima, yari umuntu ufite uko agomba kuba ameze, ari umuntu watoranijwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ngombwa rero yuko twumva neza yuko niba dufite uburyo twererejwe n'Imana cyangwa se twahamagawe n'Imana, hari ibyo tudakwiriye gufata, hari ibyo tudakwiriye kwakira, hari ibyo tudakwiriye kunywa, hari ibyo tudakwiriye kurya kubera izina ry'Imana, kuko Pawulo yavuze ati ibyarindamo nabihinduye igihombo kubera Kristo, ibyari inyungu, ibyari umumaro nabihindura igihombo kubera Kristo, kuko muri Kristo nta gihombo gihari, ariko ku mubiri uyu mubiri wawe unezeza, ariko uzageraho urangire, uzashira, uzabora, uzapfukurweho, ariko Kristo we ntabwo azakurwaho. Kristo azahoraho ibihe byose. Imana ikwiye guhabwa icyubahiro kandi igashyirwa hejuru. Ndagira ngo rero dusoreze aha ngaha, mbabwire ko tuzongera gusubira ku munsi wa gatatu ndiho abishatse, kandi ndabizi ko azabagirira neza kandi arakomeza kubahishurira mu gukomeza gusoma kino gitabo cy'abacamanza, kikarushaho kubagirira neza cyangwa se gutuma murushaho kugubwa neza. Imana ibane namwe rero, ibashyigikire. Nakagaruka. Shalomu, nawe ubutaha.